Muhawe ikaze nanone umuyoboro wacu wizewe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu zatuma umwana apfira mu nda, cyangwa se impamvu zatuma umubyeyi utwite abura umwana agapfira mu nda. Ubundi nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko bizwi, kugira ngo umwana abeho mu nda aba afite icyo twita ingobyi, akagira n'urureri bihuza umwana na nyina, kugira ngo intungamubiri ziva kuri nyina zibashe kugera ku mwana. Akenshi rero usanga ibibazo biba hagati y'iyo ngobyi n'urureri, umwana agapfira mu nda. Ibi ni ibintu bibaho, ntabwo ari ibintu byanditse mu bitabo gusa, bibaho cyane ko umwana ashobora gupfira mu nda, kandi birababaza kuko nyine umubyeyi wese atwita yizeye ko umwana we azaba muzima, akabyara, agaheka, ariko hari igihe biba ibyago ugasanga umwana utwite yapfiriye mu nda. Umwana habaho amoko abiri twita. Iyo umwana wapfiriye mu nda ashobora gupfira mu nda ukamubyara ako kanya kimeze neza atarangirika, kandi nanone iyo utinze yangirikira mu nda, icyo twita maceratedi, nazo zikagira garade cyangwa se ibyiciro bitewe n'inshuro n'iminsi amaze yarapfiriye mu nda. Niyo mpamvu rero turi bubirebe impamvu zishobora gutera ko umwana apfira mu nda, n'icyo wakora kugira ngo umwana ahite avuka vuba vuba atamazemo iminsi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 1/2 cy'abana bapfira mu nda nta ruhare umubyeyi utwite aba yabigizemo. Umubyeyi nta kibazo aba afite, kandi nta n'uruhare aba yabigizemo, kuko nyine aba ashaka kuzabyara umwana muzima. Muri ibi bihugu bya Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere, haracyagaragara iki kibazo cy'uko abana bapfira mu nda, kuko nyine ababyeyi benshi ikibazo cya mbere hari igihe baba badafite ubumenyi ku cyakwararaminga cyangwa se ku cyaguha ku kintu cyatuma umenya ko umwana ashobora kuba agiye gupfira mu nda, akihutira kujya kwa muganga. Rimwe na rimwe ugasanga mu bihugu bitaratera imbere nk'ibi byacu bya Afurika, amavuriro ntari hafi, umubyeyi akagerayo umwana yamaze gupfira mu nda. 15 mu bana batwiswe 1000 muri Afurika, ubushakashatsi bwagaragaje ko bapfira mu nda. Urumva rero umubare ni munini cyane, abana 15 mu 1000 ni benshi cyane. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka tukareba, nubwo hari bitabasha gukosoka, ariko hari n'ibyo twabasha gukosora, uyu mubare ukagabanyuka. Dore ingaruka zishobora gutuma umwana apfira mu nda. Icya mbere ni icyo twita placenta cyangwa se ingobyi y'umwana. Ingobyi y'umwana ishobora gusaza imburagihe, ishobora imitsi inyuramo cyangwa se iri kuri placenta igaburira umwana ishobora kuziba. Ibi ngibi bigatuma ya maraso agera ku mwana agabanyuka, bikarangira umwana apfiriye mu nda. Gusaza kwa placenta hari igihe akenshi bikunda kuba bakaba baraguhaye itariki yo kubyariraho ikarengaho ibyumweru 2, ukigumira mu rugo, uba ufite ibyago by'uko ibise nubwo bitaraza, ukigumira mu rugo, ibyago by'uko amaraso agera ku mwana agabanyuka, kuko ya ngobyi yashaje, umwana agapfira mu nda. Niba baraguhaye itariki yo kubyara ukabona irenzeho icyumweru kimwe, ihutire kujya kwa muganga bagutere ibise ubyare neza. Ikindi gikunda kuba ku ngobyi ni icyo twita placenta abruption. Placenta abruption twarayivuzeho mu biganiro byacu byabanje, ariko n'ubu nayisubiramo. Ni uburyo ingobyi yomoka umwana ataravuka. Mu busanzwe ingobyi yomoka umwana yamaze kuvuka. Iyo yomotse rero mbere yo kuvuka, umwana ahita abura oxygene, kuko ya ngobyi niyo icamo oxygene, umwana agapfira mu nda. Ibi bishobora kubaho utaratangira ibise, kimwe n'uko bishobora kubaho watangiye ibise. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo ingobyi yomotse bumvikana umwana ahita abura ubuzima, ariko n'umubyeyi ashobora kubura ubuzima kubera ko
arava agakomeza akavira imbere. Rero ibi bintu urumva ko ingobyi nayo cyangwa se placenta nayo ishobora iri mu bintu bishobora gutuma umwana atakaza ubuzima ari mu nda. Ikindi, ubumuga bw'umwana ukiri mu nda, umwana nawe ubwe ashobora kugira ubumuga bugatuma ubuzima bwe adakomeza kubaho, kubera ko ubwo bumuga bwatumye nyine ya oxygen imugeraho itabasha kumugeraho neza. Ashobora kugira malformation y'umutima cyangwa se ubumuga bw'umutima mu irema ry'umutima utaragenze neza ngo uremwe neza, ibihaha bitararemwe neza, cyangwa se umwijima, za ngingo nyine zibanze ku muntu kugira ngo abashe kubaho zitaremwe neza, n'ubundi umwana birangira atakaje ubuzima. Ibi ngibi rero kugira ngo tubyirinde cyangwa se twirinde malformation ku mwana uri mu nda, dushishikarizwa gufata ibiribwa bikungahaye kuri fere. Twarabibonye cyane cyane inda ikiri ntoya, kugira ngo umwana yireme. Ubundi umwana igihe mu byumweru bya mbere arirema, hanyuma mu byumweru bya nyuma akaba ari gukura yongera ibiro. Niyo mpamvu rero ugomba kurya cyane, ukihata ibiryo mu gihe umwana ari kwirema muri bya byumweru bya mbere. Natwe hano mu Rwanda hari ibinini bya fere ababyeyi bose bagiye kwipimisha bahabwa. Rero ibyo binini bya fere baguhaye ihate cyane, ubifate cyangwa se ufate ibiribwa bikungahaye kuri fere. Ibyo bizatuma wa mwana atagira malformation, bwa bumuga bwo mu nda, bitume abasha gukomeza kubaho. Ikindi kidutwara abana bakiri mu nda ni impanuka cyangwa se agisida. Umubyeyi hari igihe rwose agira impanuka, byaba y'ikinyabiziga, yaba yituye hasi akanyerera akikubita hasi bitewe n'igice yagwishije hasi, ugasanga umwana hasize ubuzima, kandi umubyeyi nta ruhare yabigizemo. Niba ugize agisida cyangwa impanuka, hari igihe uhita wigira mu rugo ati ntabwo bikomeye utwite, oya, ihutire kujya kwa muganga ukoreshe ecography urebe ko nta kibazo umwana yagize. Ikindi ni amazi yagabanyutse cyane, icyo twita severe amniotic fluid. Ibi ngibi ntabwo wowe utwite ushobora kwipima ngo umenye ko amazi yagabanyutse, ahubwo bibonwa na ecography. Iyo turayikoresha tugapima tukareba ese ingano y'amazi cyangwa se y'isuha iri mu nda irangana iki. Iyo yagabanyutse cyane, umwana kubera ko aba ari yoga, iyo yagabanyutse cyane ku kigero gikabije, umwana hatakariza ubuzima. Kandi nanone ibi ngibi bikunda kuba, amazi akunda kugabanyuka cyane iyo warengeje igihe cyo kubyara. Ugasanga umubyeyi arengeje igihe cyo kubyara, yigumiye mu rugo, ingobyi irasaza, amazi akagabanyuka, umwana akaba afite ibyago byo kuhasiga ubuzima. Umubyeyi rero jya gukoresha controle ya ecography, bagupimire amniotic fluid cyangwa se amazi cyangwa se isuha, bamenye ingano yayo, kugira ngo twirinde ibyo byago byose bishobora kubaho. Ikindi, uburwayi bw'umubyeyi, cyane cyane twibanda ku burwayi buri chronique, diabete, hypertension chronique. Ni ukuvuga ngo diabete tuzi ko ari uburwayi bw'isukari. Umubyeyi ufite diabete, hari diabete ishobora kubaho uyifite bisanzwe, hari n'indi diabete ishobora kuza ku mubyeyi utwite. Wari usanzwe nta diabete ufite, noneho mu gihe utwite hejuru y'ibiro 24, diabete isukari itangiye kuzamuka cyangwa yarazamutse, iyo diabete nayo ni mbi. Ikindi, umuvuduko ushobora kuza utwite hejuru y'ibiro 24 cyangwa ukaba wari usanganywe, nabyo ni bibi, bishobora bigabanya izi ndwara zose, zigabanya amaraso agera ku mwana. Niyo mpamvu ababyeyi bafite izi ndwara tugerageza kubabyaza ibyumweru bikiri bike, umwana ashyitse, ariko ibyumweru bitageze kuri bya bindi bisanzwe, ku buryo umwana ashobora kubaho. Yago twirinde ko nyine umwana ashobora gupfira mu nda. Ikindi ababyeyi badakunda kwitaho ni ama infection nka mburugu, imitezi. Mburugu buriya iyo umubyeyi atwite akaba yifite, irakorosinga cyangwa se ica kuri placenta ikagera ku mwana, umwana akayivukana, ugasanga yacitse ingingo runaka, ibice runaka, kandi byaraturutse ko wa mubyeyi yayirwaye ntiyivuze.
kandi iyo wivuje urakira, umwana akaba nta kibazo, yavuka bakamuvura nawe ariko atayivukanye, bakamuha imiti imurinda kuba yazayirwara ariko atayivukanye, itamugezeho akiri mu nda, kuko iyo imugezeho ishobora kumwica cyangwa se ikagenda imuca izo ngingo. Ikindi kibazo kigikomeye cyane ku babyeyi batwite muri Afurika, muri ibi bihugu byacu bigitera imbere, ni malariya. Malariya rwose irakica ababyeyi, bityo n'umwana agahita ahagendera. Ni ingenzi cyane mu gihe ugize umuriro, umutwe, kumva wacitse intege, kuribwa mu nda utwite, ihutire kujya kwa muganga bakurebere niba utarwaye malariya, kuko nabyo biri mu bintu bituma umwana ashobora gupfira mu nda. Ikindi nk'uko twabivuze ni ibibazo by'urureri, umbilical cord. Ibi ngibi rwose usanga rimwe na rimwe urureri rwaripfunditse, rwakipfundika, ya maraso cyangwa se ya oxygene yageraga ku mwana ikaba itakimugeraho agapfira mu nda. Ikindi gikunda kubaho nicyo twita knuckle cord, ni urureri ruragenda rukizingira ku ijosi ry'umwana, rimwe, inshuro imwe, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, ugasanga biragiye biniza umwana. Akenshi ntabwo akunda gupfa akimutwite, kuko ariko hari n'igihe yapfa kuko agenda akora muvoma ye, agenda yiniga, ariko kenshi bikunda kubaho iyo yatangiye ibise, uko ari kumanuka rwa rureri rukagenda rumuniga. Ibi nabyo biri mu bintu bibi rwose bikunda kwica abana, ariko ecography nayo ishobora kubibona ikabimenya hakiri kare, ku buryo wirinda kuba wabyara neza cyangwa se kubyara ucishije hasi, bakagukorera cesarienne kugira ngo birinde ko nujya ku bise cyangwa se ku nda rwa rureri ruragenda rujya ruzenguruka ijosi ry'umwana rimuniga, ahubwo ukaba wamubyara akiri muzima. Izo ni impamvu zigiye zitandukanye ubushakashatsi bwagaragaje. Iyindi niyo idiopathic cyangwa se impamvu zitazwi, ugasanga ibi byose twavuze nta kibazo bifite, ariko ugasanga umwana apfiriye mu nda kandi kubw'impamvu utaruzi. Bishobora kuba nka nyababyeyi yaturitse, nko ku babyeyi babyara babazwe, ugasanga agiye kubise ati ndashaka kubyara neza, yagira ibise nyababyeyi yaturika umwana akabigenderamo, cyangwa se icyo twita resist compatibility. Umubyeyi ufite nka resist negative tuzabireba neza, afite umugabo ufite resist positive, ugasanga umubiri ufashe nka wa mwana atwite, niba nawe afite resist positive, umubiri w'umubyeyi ufashe ya resist positive y'umwana nk'ikintu kije kuyirwanya, bigatuma umubyeyi wa mwana bigenderamo, kuko umubiri w'umubyeyi wafashe wa mwana nk'ikintu kije kuyirwanya cyangwa se kuwugirira nabi, umwana agapfira mu nda. Tuzabigarukaho neza mu biganiro byacu tubisobanukirwe neza. Ibyo byose rero ni ibishobora gutuma umwana apfira mu nda, ariko akenshi usanga rwose iki cya nyuma cy'ibintu bitazwi aricyo ababyeyi bakunda kugira. Ibi byose placenta imeze neza, umwana ameze neza, amazi arahagije, nta burwayi bufite buri koronike, ururero rumeze neza, ariko ugasanga umwana apfiriye mu nda nta cyabiteye. Ibi rwose bibaho, ko nyine akenshi usanga impamvu zitazwi arizo ziganza cyane. Niyo mpamvu rero tukugira inama y'uko mu gihe umwana yakinaga, akina neza nta kibazo, umwumva mu gihe yatangiye gukina ukumva agabanyuze gukina, ni ukuvuga ngo kugabanyuka gukina, apana kuvuga ngo uzajya kwa muganga ari uko wumvishe utakimwumva, oya, ahubwo niba atangiye kugabanyuka gukina uzihutira kujya kwa muganga nibura mu masaha 24 yumva yatangiye kugabanyuka gukina. Oya, ibyo kuvuga ngo arasinziriye, ngo araruhutse, oya, ababyeyi benshi bakunda kubigenderaho ngo numvaga yarushye, ngo aruhutse, asinziriye. Niba wumva umwana ko yari asanzwe akina byagabanyutse, ihutire kujya kwa muganga, witegereza ko areka gukina burundu ari bwo ujyayo. Ikindi kandi niba wumva atagikina bya burundu, nabyo ihutire kujya kwa muganga, ecography irabibona ko umwana atakiriho, nta kibazo. Icya mbere ni uko ihutira kujya kwa muganga, ubundi ukamenya niba umwana
atagikora kugira ngo avuke hakiri kare. Ikindi nk'iyo inda ikiri ntoya ushobora kubona inda idakura, umwana akaba ataratangira gukina akiri mu byumweru 23 na 2 gutyo na 4, ariko ukabona inda aho kugira ngo ikure iraguma hahandi. Nacyo ni ikimenyetso cy'uko umwana ashobora kuba yarapfiriye mu nda cyangwa se umutima utagikora, nabwo hutire kujya kwa muganga. Ese umubyeyi wagize ingorane cyangwa se ikibazo cyo ku mwana we wapfiriye mu nda n'ubutaha ashobora kuzagira icyo kibazo? Icyo kibazo rwose wakibaza, ariko igisubizo ni oya. Ntago kugira ibyago by'uko umwana wawe yapfiriye mu nda ari koronike cyangwa se ari ibintu byisubiramo, haba hari impamvu zabiteye. Ariko umwana uyu munsi ushobora kugira ibyo byago, ejo ukabyara neza rwose, cyangwa se ukaba warabyaye neza ejo ukagira ibyo byago. Ariko abaganga badutanga inama y'uko nibura umubyeyi wagize ibyo byago ashobora kongera gusama indi nda haciyeho amezi 6 yabanje kuruhuka nk'ibisanzwe. Ariko rwose ntago ari ibintu byisubiramo. Niba waragize ibyo byago uzabyara undi mwana muzima nta mpungenge. Ese bigenda biteye umwana yapfiriye mu nda kandi nta bise biratangira? Icyo kibazo nacyo wakibaza, ariko igisubizo ni uko iyo umwana yapfiriye mu nda, igisubizo ni ukuguha imiti. Tuguha imiti yongera ibise yitwa misoprostol cyangwa stoteke. Misoprostol iragenda igastimira ibise cyangwa se igatuma ibise bitangira. Kandi icyiza, umubyeyi wagize ibi byago agerageza kubyara neza, nubwo ibise bye bitinda cyangwa bikaba bikeya kubera umwana aba adakora. Ariko icyiza ni uko yabyara neza, kuko kumukorera cesarienne cyangwa se kumubaga tubifata nk'aho ari ukumutera igikomere nta mwana. Tukagerageza ko yabyara neza, kereka ari ku nyungu z'umubyeyi, nibura ubona afite ibimenyetso by'uko n'umubyeyi yaba yaturitse cyangwa se ibindi. Ariko ubundi umubyeyi wabyaye wagize ibi byago agomba kubyara neza kugira ngo tumurinde cya gikomere cya cesarienne, kandi n'ubundi nta mwana muzima afite. Rwose ababyeyi bagize ibi byago turabihanganishije, kandi n'abandi batwite bose twabonye ko bazihutira kujya kwa muganga mu gihe umwana atangiye kumva yagabanyije gukina. Byose bikazaturinda ko umwana ashobora kuhatakariza ubuzima. Murakoze, naho mu biganiro byacu by'ubutaha.